niba ari n'ubwa mbere uzaba ugiye kuyicaramo, ibintu ngiye kukwereka hano nugenda ukabikora nk'uko ngiye kubikwereka, imodoka ya automatic uzayitwara neza cyane rwose. Reka nongere mbifuriza ibihe byiza abasongozi mwese muri rusange, abo muri mu nguni zitandukanye z'isi. Witwa komeze kubarinda no kubaremera amashimwe. Uyu munsi tugiye kwiga isomo cyangwa se tugiye kureba ku modoka za automatic. Niba uzi ko wifuza kumenya gutwara imodoka ya automatic ari ubwa mbere winjiyemo utarayinjiramo na rimwe, iri somo ni ingenzi cyane kuri wowe wifuza kumenya itandukaniro riri hagati y'imodoka za manuel n'imodoka za automatic. Iri somo ni ingenzi cyane kuri wowe. Ngiye kubabwira ibintu byinshi ku modoka za automatique. Turareba amakosa ajya akorwa n'abashoferi batwara imodoka za automatique, turareba ese automatique niki, turebe bimwe mu bikoresho bigize automatique dusanga mu modoka indani dushobora kwifashisha dutwaye imodoka za automatique. Tudatinze cyane, reka tubanze tumenye ngo automatique niki. Ese umuntu akubajije ngo automatique niki, wewe wamusubiza ko automatique ari iki? Ubundi automatique, ikintu kiri automatique ni ikintu tuzi ko ari ibintu byikoresha, ni ibintu nyine biba bitagoranye cyane kubikoresha. No ku modoka za automatique rero nuko uko bimeze, imodoka za automatique ntabwo ziba zigoye kuzikoresha kuko ni imodoka zitagira icyitwa clutch cyangwa se embrayage. Cya cyuma cyitwa embrayage twifashisha mu gihe duhindura amavitensi, mu gihe tugiye guhagarara, mu gihe duhaguruka. Icyo cyuma kiba mu modoka za manuel, muri automatique nta kibamo. Ikindi kintu wamenya kuri automatique ni imodoka yihindurira vitesse y'ubwayo bitewe n'ingano y'umuriro wafashe cyangwa se bitewe n'ukuntu uri kuaccelera muri rusange. Iyo ufashe akagazi kenshi, icyo gihe imodoka yihindurira amavitensi muri rusange. Uyu munsi ngiye kugutandukanyiriza automatique na manuel, kwigisha automatique niba ari n'ubwa mbere uzaba ugiye kuyicaramo, ibintu ngiye kukwereka hano nugenda ukabikora nk'uko ngiye kubikwereka, imodoka ya automatique uzayitwara neza cyane rwose. Umushoferi utwaye imodoka ya automatique akoresha ibikoresho bibiri mu birenge cyangwa se aho tuzi nko muri pedale nababwiye ko ari bya byuma dukandagiraho biba biri mu birenge. Abafitemo icyuma kimufasha kongera umuriro, ubwo ni umuriro, reka dukoresha umuriro kugira ngo byorohe cyane buri wese abyumve neza. Akoresha umuriro ndetse akanakoresha brake cyangwa se feri. Haba harimo umuriro, harimo na feri. Ni ibyuma bibiri bitandukanye no mu modoka za manuel. Twabonye ko ahita hiyongeramo n'icyuma cya embrayage cya gatatu. Ikindi kintu, reka turebe kuri gear selector cyangwa se kuri boîte cyangwa kuri ka kuma twifashisha mu gihe duhindura vitesse. Ku modoka za manuel haba hashushanyijeho amavitensi 1, 2, 3, reverse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ku modoka za automatique ho haba hariho alphabet. Uzasangaho alphabet enye nizo z'ingenzi tugiye kwigaho. Hari naho uzasanga hariho nk'inyuguti ya kabiri n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko ngiye kubwira inyuguti enye ugomba kwitaho cyane mu gihe utwaye imodoka ya automatique. Hari inyuguti ya P, hakaba inyuguti ya R, inyuguti ya N ndetse n'inyuguti ya D. PRND. Izi nyuguti uko ari enye uba ugomba kuzitaho cyane kuko izi nyuguti nizo dukoresha mu gihe dutwaye imodoka. Ese iyi modoka iri mu nyuguti ya P ibiri mu biki? Iyi nyuguti iri mu nyuguti ya L ibiri mu biki? Iri mu nyuguti ya N, iri mu nyuguti ya D. Ibyo byose tugomba kubirebaho tukamenya ukuntu gahunda ziba zimeze. Itandukaniro riri hagati ya automatique na manuel nk'uko nabikubwiraga rero, manuel zikoresha embrayage ariko automatique nta embrayage igira. Manuel bayihindurira vitesse bakoresheje intoki, ariko automatique imodoka y'ubwayo irazihindurira. Manuel isaba ubunararibonye, mu gutwara imodoka. Buriya manuel utafite ubunararibonye ntago wabibasha kabisa, ariko automatique iyo biroroshye ku muntu uzi kuyobora. Ashobora kujya mu muhanda yamaze kumenya neza ibi ngibi ngiye kubabwira hano, wamaze kubisobanukirwa neza, ushobora kujya mu muhanda imodoka ya automatique ukayitwara kandi ukagenda neza cyane. No kuvuga ikindi kintu ugomba kumenya, imodoka za automatique ziba zisa naho zihenzemo gato kurusha imodoka za manuel. Ubwo no ku muntu wifuza kugura, iyo nama bigomba gucamo. Abavuga ko ndondagura donc ya talk ibyo ushaka byose, gahunda yanjye bari ukwigisha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gusharinga rino somo inshuti zanyu zose zifuza kwiga kumenya kwiga gutwara. Aba bantu bose tubafashe ibintu bigendereza cyane. Menya ubusobanuro rero cyangwa se reka nguhe ubusobanuro bwa ziriya alphabet dusanga kuri vitesse za automatique cyangwa se uburyo vitesse za automatique zikoramo. Twabonye inyuguti enye tugiye kwiga. Hari inyuguti ya P, hakaba inyuguti ya R, inyuguti ya N,
n'inyuguti ya D ariko hiyongeramo na L ishobora kuba iriho na rimwe cyangwa se na ya kabiri nk'uko nabibabwiraga, nayo ndaza kuyigarukaho turebe byose ku murongo muri rusange. Inyuguti ya P isobanura iki rero? Iyi P isobanura parking cyangwa se guparika, tubyoroshye. Iyi P isobanura guparika. Iyo imodoka yahagaze burundu wahagaze nyine nibwo uba wemerewe gushyiramo iyi nyuguti ya P. Iyi nyuguti ya P isobanuye parking mu yandi magambo. Mu gihe uri guparika imodoka nibwo wemerewe gushyiramo iyi nyuguti ya P, ariko imodoka wemerewe kuyishyiramo iyi nyuguti ya P imodoka yamaze guhagarara burundu, nyine amapine atakimuvinga, nibwo dushyiramo iyi nyuguti ya P. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyi nyuguti ya R cyangwa se reverse, ivuze reverse cyangwa se reka tubyite gusubira inyuma. Iyi nyuguti ya R niyo dukoresha mu gihe twifuza gusubira inyuma. Iyo ushyizemo R ubwo ushyizemo reverse, nyine ni nkuko waba ushyizemo reverse ku modoka ya manuel, ubwo icyo gihe gahunda iba ari ukugira gute gusubira inyuma. Ikindi nanone iyi nyuguti ya R ntabwo ari byiza kuyishyiramo imodoka amapine yayo ari kumuvinga, ni bibi cyane, bikore imodoka ihagaze. Ayo yose ni amakosa njya mbona ku bantu ba automatique mandi kugenda mbabwira hano. Reka tugaruke no ku nyuguti ya N cyangwa se N. Iyi nyuguti ikoreshwa mu gihe ushaka gushyira imodoka muri netre cyangwa se muri power, hahandi twabonye haba hatarimo vitesse nini. Iyi N ikunze gukoreshwa mu gihe bashaka gusunika imodoka cyangwa se tukayikoresha mu gihe nyine dushaka ko imodoka iba idafite vitesse nini, bitarimo vitesse yo kujya imbere, hatarimo na vitesse yo kujya inyuma, nyine irimo netre iri muri power, nibwo dukoresha iriya nyuguti ya N. Inyuguti ya D isobanuye drive cyangwa se gutwara, nyine kugenda imbere. Iyo ushyizemo inyuguti ya D cyangwa se D, icyo gihe imodoka yawe ihita itangira kugenda imbere. Nka kantu nakubwiraga rero ko inyuguti ya L rimwe cyangwa kabiri ni akantu gakoreshwa mu mbaraga nyinshi, mu misozi, mu mihanda mibi, ahantu haba hanyerera, mbega twayita nka intermediaire, ndumva ariko twabyita twayita nka intermediaire yo ku majipe. Iriya nyuguti ya L yiyongeraho kuri gearbox ya automatique. Uko nguko niko ziriya nyuguti ziba zikoreshwa. Ariko se nanone imodoka cyangwa se umuntu umuhaye imodoka ya automatique, tumaze kubona ukuntu ziriya nyuguti zose zikora, tumaze kubona icyo D ikora, tubonye icyo N ikora, tubonye icyo R n'izindi bikora. Ariko se ubu umunyeshuri yajya mu modoka kano kanya? Ubu birasobanutse kano kanya ku buryo umunyeshuri yajya mu modoka agahita atwara? Reka turebe ikintu umunyeshuri wifuza guhita atwara imodoka kano kanya agomba gukora. Ukinjira mu modoka nk'ibisanzwe, twabonye ko ku modoka za manuel dukandagira amburiyage ndetse na feri, ariko muri automatique si gutyo biba bimeze kubera ko amburiyage ntayibamo. Ukinjira mu modoka yawe uzahita ugenda ushyiremo konake, numara gushyiramo konake ukandagire feri. Numara gukandagira feri uzatsa imodoka yawe, numara kwatsa imodoka yawe uzashyiramo gear D cyangwa se uzashyiramo ya nyuguti ya D isobanura kujya imbere, bitewe naho uzaba ushaka kujya, ariko udahita wumva ngo iteka ryose ngo iyo ugeze mu modoka ngo uhita ushyiramo D. No, niba ushaka kujya imbere uzashyiramo D kugira ngo bikorohere cyane. Reba ahantu wandika tuno tuntu, reka nugusubiremo, reba ahantu twandika inyuguti ya P wandikeho parking, ubwo ni uguparika. Inyuguti ya R wandikeho reverse, ubwo ni ugusubira inyuma. Inyuguti ya N wandikeho netre, ubwo ni power, nta vitesse nini izaba irimo, imodoka nizaba ijya imbere ntizaba n'inyuma, nizaba ijya n'inyuma izaba iraho. Inyuguti ya D ni drive, L12 uyikoreshe ahantu hari imihanda mibi, mu misozi, naho ahantu nyine bigoye cyane kugira gute kugendesha imodoka muri rusange. No kuvuga ngo rero tumanutse gatoya aho twari tugeze ku modoka, uburyo dushobora gutangiramo imodoka n'uburyo dushobora gutwara. Twabonye ko twinjira mu modoka tugashyiramo contact, twamara gushyiramo contact tugakandagira feri, wamara gukandagira feri ukatsa imodoka, wamara kwatsa imodoka ugashyiramo iyi nyuguti ya D, ubwo ba wemereye imodoka gutangira kumuvinga ijya imbere. Iyo umaze gushyiramo iyi nyuguti ya D urekura kuri feri gake gake. Buri imodoka za automatique zitandukanye na manuel, iyo urekuye feri y'ubwayo ihita itangira kugenda, nta n'ikindi kintu urakora utaranashyiraho n'umuriro, ihita itangira kugenda. Ikintu ubusabwa rero ni ukureba ese icyo nkeneye ni ukugabanya umuvuduko bitewe n'ahantu ndi kujya cyangwa se naho imodoka ihagaze, igikenewe ni ukuwongera, ukareba ikintu gikenewe muri ako kanya akaba ari cyo ugira gute ukora. Nuba ukeneye kwihuta uzakandagira ku kariro muri bya byuma bibiri twabonye mu birenge, akariro kiyongere, ubundi ukomeze kugenda. Ariko bityo rero nubwo ibyo bintu byose mbigusobanuriye gutyo ku murongo ukaba ubyumvisha ugahita wumva ari ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye, kuko hari abantu benshi cyane bakora amakosa agiye atandukanye kuri automatique ashobora kubateza ibyago, kandi buri modoka za automatique zikora impanuka mu buryo bworoshye cyane. Hari nk'ibintu numvisha abantu bavuga ngo spiro, buriya spiro nayo ni ikoresha system ya automatique, yahuye n'umuntu uzi kwitwara neza nayo yayitwara kandi nta byago yateza.
that's why rero ziteza ibyago imodoka za automatique nuko ziba zifite system y'imitwarire isa naho itandukanyemo n'iya manuel muri rusange. Gushyira ku nyuguti ya R cyangwa se gushyiramo R imodoka itarahagarara neza haba harimo ikibazo. Gushyiramo inyuguti ya P imodoka itarahagarara neza nabyo birimo ikibazo nk'uko nabikubwiraga mu kanya. Kuba ibi bintu byose rero ugomba kubyirinda. Ikindi kintu ni bibi cyane mu modoka za automatique gukandagira biriya byuma ukabikandagirira rimwe, gukandagira feri no ku muriro ukabikorera rimwe, ukaba wakandagira kuri feri ugakandagira no ku muriro icyarimwe, ni bibi cyane. Gukoresha inyuguti ya N kandi igihe ugenda ku muvuduko uri hejuru cyane nabyo ntabwo ari byiza, birangiza. Ikindi ni ugukoresha brake igihe uhindura gear. Niba ugiye guhindura vitesse, ibintu byose uba ugomba kubyirinda muri rusange. Koresha brake igihe cyose uhindura vitesse. Ikindi kandi parika neza ukoresheje inyuguti ya P, ushyiremo hand brake. Ukimara gushyiramo inyuguti ya P uba ugomba guhita uzamura cyangwa se hand brake. Aho ni mu gihe cyo guhagarara. Mu gihe ugiye guhagarara ugomba gukoresha brake yo mu kirenge cyangwa se ya feri twabonye yo mu kirenge, imodoka igahagarara. Imodoka yamara guhagarara ugashyiramo ya nyuguti ya P. Aho ni mu gihe duparika imodoka, wamara gushyiramo inyuguti ya P ugashyiramo hand brake. Ku misozi cyangwa se ahantu hose habi twabonye ko dukoresha L cyangwa se tugashyiramo kabiri. Kuri gearbox biba bishushanyijeho, ndaza kugenda mbibereka byose ku murongo. Bimwe mu bintu byinshi bishobora kugukundisha automatique harimo kuba yoroshye gutwara, ni imodoka idateza umunaniro, ni nziza cyane cyane mu mijyi ndetse no mu traffic jam, ahantu hari akavuyo k'imodoka nyinshi cyane. Ariko nanone ni imodoka zihenze, serivisi zigoranye cyane haba mu kuzikoresha ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ipfuye kugira ngo bayirepare biba ari ibibazo bikomeye cyane. Ikindi ifite ingaruka iyo igeze ikibazo nko kuri battery yayo cyangwa se no ku bindi bikoresho by'indani muri yo. So let me thank you everyone. Reka mbashimire cyane abantu mwese mwakoze subscribe ku Musongozi. Niba wumvira isomo ari ingenzi cyane kandi kuri wowe, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like, wibuke gusharinga iri somo abashuti bawe bose bifuza kuba ba drive ba fresh. Ikindi wibuke gusiga igitekerezo cyawe, cause next time nzagaruka nje kureba uri kubitekereza iki cyangwa se urifuza kubimenya iki. It is what it is.